Abantu benshi bakunda kwibaza ese ugenda intera ingana gute iyo umaze kubona icyapa noneho no kugera kuri cya cyago bakoretse ku cyapa mbere. Ese icyapa kimuritse amatara ku mihanda nijoro ukibona ku metero zingahe? Hari ikigazi tabivuzeho. Nuvuga ngo mu gihe cyose cya nijoro ijuru rikeye intera yagaragara y'icyapa cyaba kimuritswe n'amatara cyangwa se ubwacyo kigarura urumuri ni metero 100. Noneho kuva kuri cya cyapa kugera ku cyago neza ku byo bakwerekaga mu muhanda uzagenda hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200. Izo ni metero ugenda kuva ku cyapa kugera ahari cyago. Ibi ariko nanone bikorwa aho twita ngo ni ahanze y'insisiro, out in agglomeration. Mani magambo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bishyirwa ku ntera ingana na hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugera neza ku cyago. Ako ngo iyi byapa byo ku muhanda bimuritswe n'amatara ku mihanda cyangwa n'ibikoresho ngarurarumuri intera yagaragara yabyo ntigomba kurenga metero 100. Ikindi kandi abantu bose bafite prozwari zarangiye cyangwa se zataye agaciro bakeneye guruka kwiga amategeko y'umuhanda neza mu ishuri ryacu. Skills Driving and Language School ni ishuri rigufasha kumenya neza amategeko y'umuhanda kandi ukabona prozwari mu gihe cy'iminsi 5 gusa. Ikindi perime prozwari nta muntu utsindwa, niyo utsinzwe kugumwako cyangwa ku mpamvu z'umupolisi usubiramo n'andi mafaranga utanze. Niba ushaka kwiga indimi mu gihe cy'ukwezi kumwe wavuga Icyongereza, Igishinwa cyangwa se Ikidage, tugane tugufashe.